Twongeye kubashimira kandi tubaha ikaze mu biganiro bya Pax TV. Uramenye yuzi ijwi ry'abativugira twarabivuze ikibazo cya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro nticyarangiye burya nticyarangiye umunsi, nta nubwo kizarangira, wenda ejo hazaza, cyakora hari igihe tutazi bizagira umurongo bifata. Ubu ariko mu gihe kitararangira tukaba dukomeje guhura na bamwe mu baturage bahoze muri Kangondo bajya gucumbika hirya no hino batubwira aho bigeze. Imbere yanjye mfite inyandiko zinyuranye zirimo amasezerano, zirimo ahangaha murabona ko hari imyanzuro y'inama idasanzwe ya njyanama y'akarere ka Gasabo. Iyi ikaba ari kimwe mu byabaye imbarutso ya byinshi mu kibazo cya Kangondo na Kibiraro. Hari kandi nyuma y'imanza ndende zafashe imyaka 5 n'igice ya 6, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri Nyarugenge ku cyicaro cyarwo ruburanisha imanza z'ubutegetsi ku rwego rwa mbere ruciye mu ruhame urubanza izi nimero mureba hamwe n'izindi zahujwe narwo none kwa 18 Ugushyingo umwaka wa 2022 mu buryo bukurikira. Ni umwanzuro muremure ufite amapaje 22, ntabwo yose twayasoma ariko murabona ko ipaje ya nyuma ni paje ya 22. Urukiko rukaba rwari rugizwe n'iyi nteko rukijwe rutyo kandi rusubiye mu ruhame none kwa 18 z'Ugushyingo 2022. Umucamanza Mugisha Joseph nawe yashyize umukono, undi ni umwanditsi Mukeshimana Odette. Hano ibyo umuntu dufite ni kopi certifiée conforme à l'original yatanzwe kuri 25 z'ukwa 10/2022 par le greffier Mutabaruka Alexandre. Dukomeza rero tukaba dufite kandi n'umwanzuro none w'inama, ntabwo ari w'inama njyanama, n'undi mwanzuro w'urukiko. Tuba tumaze kubona umwanzuro w'itsinda rya mbere, dufite kandi umwanzuro w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri Nyarugenge ku cyicaro cyarwo, aho ruburanishiriza imanza z'ubutegetsi ku rwego rwa mbere ruciye mu ruhame urubanza ruriya mureba nimero hamwe n'izindi zose zahujwe narwo kuwa 11 Ugushyingo umwaka wa 2022. Tariki 11 Ugushyingo ni tariki mbona ifatwa imyanzuro inyuranye. Tariki 11 Ugushyingo niwo umwaka ushize nibwo Cyoma Hassan yakatiwe, nabwo yataye muri uwo munsi. Iyi tariki nibwo abantu ba Kangondo itsinda rya mbere ribanziriza ahandi ryarihujemo abantu barenga 60 ryakatiwe mu gukatirwa, hakaba harafashwe imyanzuro batishimiye ndetse hafi ya bose bakaba baramaze kujurira. Imbere yacu kandi dufite indi nyandiko, iyo ikaba ari amasezerano. Muta amasezerano ajate mu nyandiko dufite ahangaha murabona zigiye ziriho n'ibirango by'umujyi wa Kigali, zikaba ziriho nanone murabona za kashe, hakaba hariho byinshi cyane binyuranye. Ibyo nibyo mbereka ntiriwe njya mu madetaye yose. Ahangaha murabona ko hari abantu bishyuwe. Aba bishyuwe amafaranga nk'uyu mubana yishyuye $1,42,135 n'amafaranga 355. Ibi byose mubona hano murabona umukono wa Rubingisa Pidance, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ari we wagiye usinya ku bwishyu bwa bamwe. Aha hakaba hari undi muntu ku ruhande rwa nyir'umutungo. Aba bishyuye ni abahe rero? Aba ni abishyuye amazu yabo mu gihe urukiko rwategetse ko bagomba kubona ingurane y'amazu. Ese kuba urukiko rwarategetse ko babona ingurane y'amazu ariko abandi rugategeka ko babona ingurane mu mafaranga, ari nabyo benshi basabaga, byatewe n'iki? Kuki urukiko rutagize ihame ry'ubutabera kuri bose mu buryo busa kandi bungana? Uyu ni umwanzuro, ni inyandiko igaragaza inyandiko y'ubwumvikane hagati y'umujyi wa Kigali na Habyarimana Vedaste. Iyi nyandiko nk'uko mubibona ikaba irimo kariya agaciro k'amafaranga tumaze kuvuga mu kanya. Iyi ni indi nyandiko y'ubwumvikane hagati y'umujyi wa Kigali na Shikama Jean de Dieu, Uwizeyimana Alphonsine, ubwo n'umugore we n'umuryango. Aha rero muti kuki turondogoye mu gutangira iyi nkuru? Ntabwo ari kurondogora kundi, ahubwo turagaragaza ko urebye uyu Habyarimana Vedaste uramubona ku mwanzuro w'urukiko, aho ruvuga ngo icyemezo cy'urukiko rwemeje ko kanaka, rwemeje ko ibirego bya Kabera Beatrice ukamanuka Kabera Berkar ukamanuka hakazamo na Habyarimana Vedaste, hakazamo ndetse na Shikama Jean de Dieu uko mubona hariya, rwemeje ko
hamwe n'izindi barega umujyi wa Kigali rwemeje ko ngo ibyo barega nta shingiro bifite. Ukibaza ni gute urukiko rwemeza ko nta shingiro bifite, nyuma bakarenga bakishyurwa ari amafaranga ajyanye n'iyi ngurane zabo. Rutegetse kandi ko Kabera bariya bose uko bavuzwe hariya, ukakomeza muri uyu mwanzuro wa kabiri wo ugizwe n'amapaje 42, twabonye ko hari umwanzuro w'urukiko w'urubanza ugizwe n'amapaje 22, ariko hakaba urundi rubanza rufite umwanzuro ugizwe n'amapaje 42, rukaba ruvuga amazina yabo yose, nyuma gasoza ruvuga ko bahabwa ingurane mu mazu. Umwanzuro mugiye kwibonera uravuga ngo rutegetse ko bahabwa inzu basinyiye mu masezerano y'ubwumvikane bagiranye n'umujyi wa Kigali yo guhabwa inzu ho ingurane ikwiye ku mitungo yabo babaruriwe. Iyo rukora iyi lisite rugashyiramo abangaba, rukavuga ko amasezerano bagiranye n'umujyi wa Kigali ari ayo guhabwa amazu, rukongera rukagaragaza amasezerano hagati y'umujyi wa Kigali n'Habyarimana Vedaste, aho umujyi wa Kigali usinyira amafaranga agomba guhabwa, Habyarimana Vedaste agasinyira amafaranga agomba guhabwa. Ukongera ukareba nanone uyu mwanzuro ukafasha bake muri benshi hagati y'umujyi wa Kigali mu masezerano yo guhabwa amafaranga ku ruhande rw'umujyi wa Kigali Minisita Bidance, hakaba no ku ruhande rwa nyir'umutungo Shikama Jean de Dieu, twaje no kumenya ko yasinyishijwe ku ngufu ko yari yaranze kuva na kera mu ikubitiro gusinyira umutungo. Tukongera kandi tukabona n'abandi bantu ahangaha harimo uwitwa Bizimana Gerard, amazina ni menshi, Bizimana Jerome, twe kujya mu mpapuro inyuguti ku yindi, ahubwo negereye bamwe. Ese kuki ibyemezo by'urukiko bihabanye n'amasezerano, bihabanye n'inyandiko, kuki kandi bihabanye n'ibyakozwe? Hari abagiye mu mazu, hari abatayarimo, hari abategereje, hari abishyuye amafaranga, hari abadafite na hamwe bari. Byifashe bite? Ndagira ngo mpere kuri murakoze. Ubundi nitwa Ndayisenga Theoneste. Iyo turebye usanga ibintu bya Kangondo harimo akarengane, kuko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa. Tukagira akarengane kuba tudahabwa umutungo, ingurane ku mutungo wacu, tukagira akarengane gushyirwa mu nkiko, tukagira n'akarengane kudakurikiza ibyo amategeko ateganya. Hano wajya kubona ukabona umwe, nk'uko umwanzuro wa njyanama wabivugaga, ko icyo umuntu azashaka ku mutungo ari cyo azahabwa. Uzashaka inzu azayihabwa, ariko bakagira inyandiko yihariye. Uzashaka amafaranga nayo bazayamuha bakurikije ingingo y'35. Icyo turi bisanga umujyi wa Kigali usa nk'uwacyubahirije kuri bamwe, kubera ko ubu ngubu hari abo bamaze guhabwa ingurane y'amafaranga ku mitungo yabo, hari abamaze kujya mu mazu nabo bayarimo. Bityo tukaba dusaba ko n'abandi ibyo bifuza bayibaha, nk'uko umwanzuro wa njyanama wabiteganije. Numva aricyo nabivuga. dukomeza. Ese kuba bamwe, wowe uri mu batarasinyiye guhabwa ingurane y'inzu kandi ntiwasinyiye gufata amafaranga, niki cyatumye udasinyira ariya mafaranga? Urakoze. Amazina yitwa Kalisa Jean Baptiste. Kutayasinyira ni uburenganzira bwanjye, kuko nari maze kumenya ukuri ku mutungo wanjye. Nagira ngo ureba kuri uriya mwanzuro w'urukiko, sinasinye, sinanakodeshejwe, byose ntabwo nabyemera, byanze. Ariko iyo ubireba ubona ko banditse ko nasinyiye guhabwa ingurane y'inzu, kandi n'ubwo bukode bwabo, ubukode batanga amafaranga. Ibyo nakubwiraga rero, burya bitewe n'imvune y'umutungo wanjye, uburyo wamvunnye, nta mpamvu bari kunjyana aho bashaka, ariko bateje agaciro umutungo wanjye, kandi hari n'isa niwe gihagazeho.
mu gihe inama njyanama yanzuye ko umuntu azahitamo akurikije ubushake bwe. Ushaka amafaranga bazamuha amafaranga, ushaka inzu kandi nawe bazamuhereza inzu. Aho rero kuba ugenda asigira inzu rero ni uko nabonaga ko ntacyo yamarira, kandi ngomba gutura aho ushaka, kuko na hariya umutungo wanjye wari uri naje kuhatura kubera ko numvaga ariho hanogeye, kandi naje kuhatura kubera ko hari habiri umuryango wanjye. Nta mpamvu bujya kumvuza aho ndashaka, kandi umunyarwanda agomba kuba aho ashaka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo turabyemerewe. Icyifuzo cyanjye ni uko banyishyura amafaranga kujya gutura aho ushaka, nta mpamvu kujya kumvuza mu Musanze. tuvugishe kandi n'uyu mubyeyi tuvugane nawe, uri mu bantu hano, uri uracumbitse, urakodesha kandi wari ufite umutungo munini. Urukiko rwemeje ko ugomba kujya gufata inzu mu Busanza. Ese uko byitwa gutsindwa, bwavuze ko umutsinzwe, wabyakiriye ute? Ubifata ute nk'umuntu ubona imyanzuro ivuguruzanya ivuga ngo hakurikijwe imyanzuro y'umujyi wa Kigali, kandi imyanzuro y'umujyi wa Kigali igaragaza ko hari abandi bishyuwe n'ubwo urukiko rwavuze ko bagomba gufata inzu? Ngewe mu by'ukuri kuba baravuze ko dutsinzwe, nta ngingo yigeze bagaragaza idutsinzwe, nta tegeko ridutsinda rihari hariya, kuko twebwe inama njyanama y'akarere ka Gasabo ku itariki 15 z'ukwa kabiri bavuze ko ushaka ingurane ikwiye mu mafaranga azabona amafaranga, ushaka ingurane ikwiye y'inzu azabona inzu. Abashatse amazu rero bagiyemo bayarimo. Nanjye rero nabwiye sinyira inzu. Ngewe namye mbabwira ko hari n'abo batubwiye ngo twebwe ntitujye tumenyesha umujyi wa Kigali ngo uko tudashaka amazu, kandi barabyirengagiza babizi. Twebwe twagiye batubwiye bati wa mugabo wari Bamurangwa Steve yaje ati baturage banjye utanejejwe n'igenagaciro akoreshe igenagaciro rye. Igenagaciro narikoresheje mbijyana mu karere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo basubiza andi mafaranga, nareresheje miliyoni 31, basubiza 24 uhuye n'inzu yo mu Busanza ya 24. Izo miliyoni 24 nizo naregeye ngo bazime, ariko ntazo dushaka, ntibazimpaye. Kumva rero bambwira ngo ngewe ngo ndatsinzwe, itegeko ryatsinze mu by'ukuri ni irihe rivuga ko bagomba kumpa inzu ku gahato? Nari mfite umutungo wanjye mbaramo n'abarangi 7, nari mfite amazu yanjye nakodeshaga, inzu yo mu Busanza namwe mbabwira ko ntayishaka, ntashobora kuba mu nzu yo mu Busanza, mbabwira ko bamwe ingurane ikwiye mu mafaranga nk'uko inama njyanama y'akarere ka Gasabo yari yabitubwiye. Ibyo ntabwo babidukoreye. Kubera ko natsinzwe rero ntabwo nabyakiriye neza, byarambabaje. Nta ngingo igaragara ko natsinzwe, kandi ikigaragara ni uko hari abandi bishyuwe bagahabwa amafaranga. Iyo mubajije abishyuwe bagahabwa amafaranga kandi urukiko rukemeza ko batsinzwe bagomba guhabwa amazu, bo bababwira ko byanyuze mu zihe nzira? Uba afite igitekerezo? Nta zindi nzira byaciyemo bindi, byabaye nk'ubwiru. Byabaye nk'ubwiru ko bagiye bahamagara wowe ubwawe ufite ariya mafaranga y'ijana na 35 bakakuyabaga kuri telefone, bakaguhamagara ko bagukeneye ku mujyi wa Kigali. Icyo gihe waragendaga, ariko niyo makuru dufite, wowe waragendaga ukaganira nabo, ubu kuri iki ugahita usigira arya mafaranga, ariko basa wagira ngo asanga n'urupapuro waruteguyedeje, bajya gusanga byose babiteguye. Ni ukuvuga ko nubwo mugiye gushyikirana uwo wasanga imyanzuro bamaze kuyifatira, uwo wasanga bamaze kuyifata, nta bindi. Urabona ko amafaranga bagiye babarika ubwayo, nta sinzi niba wanasomye neza, handitse ko ku kibazo kijyanye n'umunyamategeko nyiri umutungo ari ugomba kukikurikiranira. Umujyi wa Kigali ntacyo uzamufasha. Urumva rero bagiye bahamagarwa bagasigira aho ngaho iyo makuru dufite, kandi kuko n'izindi mpapuro nizisoma neza uko zivuga, by'ukuri iki ni ikimenyetso kigaragaza n'abakashe yabo
dukomeza ndabona wowe wamaze no kugira inyandiko utegura byifashe bite byagenze bite kugira ngo hafatwe umwanzuro nk'uyu nguyu? Njyewe nta byinshi nabivugaho ariko mu rukiko rwo rwacaga urubanza kuri 11 saa 5 z'amanywa nari mpari. Bavuze ko abishyuwe ko mbese bavuze ko nta muntu wese agomba guhabwa ingurane y'inzu, harimo bashikama, harimo ba Vedaste kuko abitangiye bivuga, ndetse bavuga ko impamvu ngo tuzafata inzu ngo nuko umujyi wa Kigali nta bukererwe wigeze ugira mu buryo bwo kwishyura, kuko ikibazo cyabaye COVID-19 cyabaye ikibazo cyabaye mu gihugu hose ngo turakizi. Rero ngasanga haravutsemo ikintu bitwa akarengane no kwirengagiza amategeko agenwa mu mushinga w'iyimurwa. Umushinga w'iyimurwa wa Kangondo uko wari uteye batangiye kutubara mu Kwakira muri 2017 nibwo batubariye kuko harashije amezi abiri perezida atowe, nibwo batumenyesheje ko baje kutubarira ndetse baranatubara rwose batuha n'amadeni agaciro yacu. Icyo gihe bayazana twumvaga ko bagiye kutwishyura tukigendera. Ubundi itegeko rivuga iminsi 120 uturutse muri 2017 kugeza 2020 mu kwa gatatu ku itariki 14 ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika yavugaga yuko ubwo isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 ari nabwo yabwiraga abantu yuko hari avuga kuri Tedros, ndumva Tedros ni ushinzwe ubuzima hari ku isi, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi bita OMS, Organisation Mondiale de la Santé cyangwa se World Health Organization. Ubwo ngubwo aribwo iryo tangazo ritanze saa 8:23 z'ijoro, byari itariki 14 z'ukwa gatatu 2020 ubwo itangazo ryasohotse rivuga ku cyorezo cya COVID-19. Dufite n'irindi tangazo rya Minisitiri w'Ubuzima rivuga kujya kuri 16 Werurwe 2020 rivuga ko uyu munsi hagaragaye abantu babiri barwaye coronavirus, bakaba byatumye umubare w'abarwaye coronavirus mu Rwanda ugera ku bantu 7. Icyo gihe urumva ko byari muri 2020 ubwo bavugaga iri tangazo ryasohokaga, ariko urukiko aho rwirengagije yuko coronavirus yaje muri 2020, umushinga umaze imyaka 3 tuyishyize mu minsi twafata iminsi 365 tukayikuba gatatu ni igihumbi hafi n'180 cyangwa 95, mu gihe itegeko ryo kubara rivuga yuko ari iminsi 120. Ugasanga urukiko rwarabogamye aho kugira ngo rutureberere nk'abantu twebwe twagaragaza ukuri, kuko njyewe umutungo wanjye wari uhagaze miliyoni 8 icyo gihe muri 2017 mu Kwakira, ariko 2022 nsubishijemo uhagara miliyoni 40. Twebwe rero mu rukiko twerekaga urukiko yuko umujyi wa Kigali ubukererwe wagize twebwe bitatureba, ko twebwe itegeko rivuga ko buri mwaka umuntu agomba kuzana umugenagaciro agakoresha igenagaciro rishya rijyanye n'ibiciro biri ku isoko. Ibiciro byari biri ku isoko uwo munsi byatumye umutungo wanjye wikuba inshuro 5, kugeza ubwo urukiko rwateshaga agaciro. Rero ibyo ngibyo twabonye yuko bavugaga yuko ngo kubera icyo kibazo cya COVID-19 umuturage atemerewe guhabwa ibikurikira 5% y'ubukererwe, 5% y'ihungabana, ndetse ngo batemerewe no guhabwa ibiciro biri ku isoko. Ukibaza ese icyorezo cyaje muri 2019? Kuko nk'uko aya matangazo yose abivuga agaragaza ko icyorezo cyaje mu kwa gatatu, ari perezida uko yabyivuge mu kwa gatatu, ariko Minisitiri Ngamije yabivuze ni mu kwa gatatu kuri 16. Rero ni ukuvuga ngo ibi ngibi byabayeho kubogama, ndetse bavuga yuko abantu bagomba guhabwa
bagomba guhabwa amazu, birengagije itangazo ry'umuvugizi wa guverinoma, hano turarifite, rivuga ko ngo miliyari 2.5 zimaze kwishyurwa nk'ingurane ku bari basigaye muri Kangondo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko imiryango 45 muri 53 yari ifite imitungo irengeje miliyoni 35 muri Kangondo imaze guhabwa ingurane yayo yose hamwe angana na miliyari 2 na miliyoni 541 n'ibihumbi 265,846. ubwo ngubwo aya mafaranga niyo yishyuwe. Umuvugizi wa guverinoma yabivugiye ku kinyamakuru Igihe, ni icya leta. hanyuma icyo nibaza rero ni iki ngiki, nyuma y'uko muvuga ko mwabindikiranyijwe, ko mwapfunyikiwe amazi, ko umwanzuro utabanyuze, ese mwarajuriye cyangwa mwatereyeyo? Reka mpere kubona umubyeyi. murakoze. njyewe nkurikije uko naciriwe urubanza rwanjye baciye bavuga ko ngo nsinzwe, kandi ntabwo bavuze ko tunatsinzwe, ko nta ngingo intsinda yarayihari. bavuze ngo umujyi wa Kigali ngo n'akarere ka Gasabo ngo baciye basanga umuntu ugomba kujya kuba mu nzu yo mu Busanza, kandi namwe mbabwira ko inzu yo mu Busanza ntashobora kuyibamo, bagomba kuba ingurane ikwiye mu mafaranga itegeko ribivuga. ubwo rero hagati aho ngaho rwose igihe ntabwo nari kuba muri iriya nzu yo mu Busanza, namwe mbibahakanira. niyo mpamvu nafashe icyemezo ko ngomba kujurira, kuko nzi ko leta y'u Rwanda, ubutabera bwa leta y'u Rwanda bugomba kugira ubushobozi bukareba impamvu ngomba kurenganwa, si impamvu ingurane ikwiye nk'uko amategeko y'u Rwanda bivuga, bakajya kumpiza uko gahato. None ntabwo uza igihe cyo kujurira kizakurengana? Igihe cyo kujurira ntabwo cyandengana, kuko ubu nabashije kujurira. Wamaze kujurira? utegereje icyo ntegereje cyo ubutabera, utegereje iburanisha rishya. murakoze. kuko mu gihe tutishimiye ibyavuye mu rukiko, imyanzuro y'urukiko, mu by'ukuri iyo usomye ku iherezo ryabo ubona umucamanza aho yazuye avuga ko ubutabera kuri bose, ubutabera kuri bose, yanzura ko abantu bose bagomba kujya mu mazu mu Busanza. ntabwo bamwe bahabwa amazu abandi bahabwa amafaranga, ariko yirengagiza ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa. niba nyine yatanze igarama ryanjye kajya mu butabera, nuko aricyo nashaka, ntabwo nari nishimiye ibyo bari kungenera. iyi saha rero uko yabikemuye kuriya avuga ko ubutabera kuri bose, ntabwo ariko buri. ubu nagiye sifata icyemezo cyo kujurira, ubu narajuriye, ubu dutegereje, ntabwo baraduha itariki y'urubanza, ariko turizeye adashidikanya ko ubujurire, wenda ikosa ryabaye mu bacamanza ba mbere, wenda ryazakosorwa no mu bujurire. bati ubutabera kuri bose. rero bisanga hano aho bita Kibiraro ya kabiri yabariwe nyuma yacu, yarishyuwe. hari aho bita mu Kabuga ka Nyarutarama babariwe nyuma yacu, barishyuwe. hari aho bita Kimicanga uzamuka ujya Kacyiru Perezidansi, naho babariwe nyuma yacu, nabo barishyuwe. rero bisanga ubwo bavuga ngo ubutabera kuri bose, natwe twakishyurwa, kuko umwana niyo yakora ikosa wenda ariko tuyibara, ntabwo igihano cye ari kumunyaga, ahubwo yahanwa ariko ntumunyage. bityo rero wenda umuntu akaba yatanga n'inama ku bajyanama baba hafi, ku bayobozi bacu. ubundi umushoramari bari batubwiye, twanakoranye n'ibiganiro bita akarere, nibamugira inama asubire mu mategeko, arebe icyo umuturage agomba ku mutungo we. itegeko nshinga rirabitwemerera, n'andi mategeko akabitwemerera, uko ntatunga urutoki ku mutungo we, nanjye iwanjye awubahe, twubahane.
ndumva ahanini ari byo nifuzaga. wamaze kushurira se nibura? Njye ndacyategereje kubera ko ndi mu cyiciro cya gatatu. urumva bazasomerwa mu kwa mbere? Mu kwa mbere ku itariki 6. wowe warajuriye nawe cyangwa uri mu bazasomerwa? nanjye turi mu bazasomerwa, ariko nkaba nibutsa abatangaje ko bishyuye amafaranga guverinoma nka uhagarara arimo kurahinda, ndizera ko ibi nta cyabigize, ko yakibuka ko umushoramari muto n'umunini bose babarwa kimwe mu gihugu. uwacuruje imari yishyura yinjiza 3,000 ni umushoramari nawe, n'uwinjiza 10,000 ku munsi nawe ni umushoramari. bose bashora ipatante ya leta cyangwa imisoro ya leta niba bakoresha IBM. nkaba nifuza ko twebwe ko uko baturebera mu manza bakareba neza nimba dukwiriye koko dukomeza gutya, kuko uru rubanza ngewe uko rubona, nk'ubu nimba umugore wanjye yararize agatsindwa ni 50% kuko atsindiwe 50 ze 50, ariko 50 yanjye nayo yifite kuri icyo cyangombwa, nanjye nzahita ntangira urubanza byihutirwa. ubwo urwo rubanza rero nindutsindwa sasa bizaba ngombwa ko tujurira hariho hose hazaba hagaragara, kuko twebwe turarenga. ntabwo ari twagize muri uyu mushinga kugira ngo bawutekereze, nta nubwo twabarwanyije mu buryo bwo gushyira mu bikorwa imishinga yabo, kuko twebwe icyo twifuza ni amafaranga yacu ajyanye n'ibiciro biriho ku isoko uyu munsi, tukava mu bukode tukareka gusembera n'abana tubabwira ngo dore baratwambuye. ni gute umubyeyi aba ari imbere y'umwana amubwira ngo twarambuwe? niba dukize icyo gisebo ntatugikize n'abana bacu, kuko nta cyaha twakoze. niba twarakoze icyaha bakitugaragarize tugihanirwe, kuko ntabwo twebwe twaba victime y'ibyaba byari byo byose. nimba umushoramari nk'uwo mushoramari tuzi ni umwami wa Katari, nimba uwo mwami wa Katari rero agomba kuza kuba umwami hano muri iki gihugu, nibyo turabyemera, ashaka ubutaka naduhe ingurane ikwiye, aze nawe abe umunyarwanda, ahature ahabe neza, abane nanjye, kuko nyura ku butaka bwanjye nkagira ihungabana. nk'ubu ejo nzaba ngenda mvuga ngo ndahafashe, ejo bane indero, icyo gihe nzaba nzize iki? nzaba nzize nde? icyo gihe ndumva n'Imana itababarira umuntu uwo ari we wese wakoze icyo kintu, kuko nk'ubu ngubu nawe ndicara nkibaza, ese ndimo kwishyura amazu, nyamara hari amafaranga yanjye ari ku magenagaciro miliyoni 40 zanuza muri uyu mujyi. nibareke kuzima zose, wenda baze bazikaturo make. ntabwo ako bundi baburanaga bavuga ko ari akajagari twebwe twubatse, ariko urukiko rwemeje ko ari umushinga w'inyungu rusange. inyungu rero nimba ari inyungu rusange, itegeko aricyo rivuga ku nyungu rusange. nibaduha amafaranga tubasinyire, njye n'umugore wanjye mbasinyire, njyana abana banjye aho nshaka, ninapfa bibasigire. hanyuma nimujurira, mwarajuriye, abandi mutegereje gusomerwa mukajurira. ese mujuriye urukiko rwisumbuye rukabitera utwatsi, mujuriye urwo rwisumbuye mwaburaniyeho, mujuriye urukiko rukuru rukabitera utwatsi, mujuriye urukiko rwuje rukabitera utwatsi, mwakomeza mujurira kugeza ku ntera ya nyuma, cyangwa mwahebera urwaje? murakoze cyane. ubundi iyo watangiye urugamba urarurwana. ni ukuvuga ngo niba urwisumbuye rwa Nyarugenge batugaragaje ko dutsinzwe, nta ngingo ariko dutsinze bashyizemo, nkajurira, nagerageje mu bujene bakavuga ati uratsinzwe, wenda hari urundi rukiko ruri hejuru yabo, naho uzaganayo, kuko kugeza ku ntera ya nyuma ishoboka, ntabwo uzatuza ntabonye ubutabera umuntu ugiye kandi mu gihugu cyawe. kuko iyi saha uko tuvugana maze imyaka 3 ndi impunzi mu gihugu cyanjye, ukaba mu gihugu cyambyaye cyandeze. kuva imyaka 3 maze rero nawe bihagije. ntabwo nagiye kuba impunzi hari uko nyibika ari amazahari.
impamvu nayanze iracyahari kandi sinzengera nkunda iriya nzu. Niyo mpamvu rero njye nzakomeza kugerageza uko bushobotse bwose mpaka mbonye ubutabera bunogeye n'umuryango wanjye. turabashimiye rero ku kiganiro tugiranye kitari kirekire ahubwo kigereranije. Igitekerezo cyacu cyose ni kimwe, ni ukuvuga ko muzajurira mugakurikirana uburenganzira bwanyu kugeza mugeze ku musozo, kugeza ku ntera ya nyuma, kandi ndetse nubwo muvuze ko icyazavamo cyose kiramutse kitabanyuze mutazigera mutuza. Inshuti bakunzi ba Pax TV Ireme News, mwese mwakomeje kudukurikira ikiganiro tugize. Nk'uko mubyumva mbise muca make ni uko abahoze batuye mu mazu ya Kangondambe na Kibiraro baciriwe urubanza mu buryo batigeze bemera, batanyuzwe narwo. Urubanza rwafatiye ibyemezo bavuga ko nta ngingo n'imwe yagaragajwe ko ibatsinda, ahubwo ko ari ibyashyirwaho gusa bitishingikirije amategeko. Bakaba kandi bateganya ko igihe byangombwa basubira mu rundi rubanza. Icyo basaba ni ubutabera, icyo basaba ni ingwate ikwiye, ntabwo ari kwigaragambya, ntabwo ari ukuvuga nabi leta, ntabwo ari kwigira ibyigomeke, ahubwo bo barifuza ko ubutabera bubakorerwa, ko hano ubutabera bukwiye. Mukomeze mugire amahoro y'Imana kandi mugire ibihe byiza.